Siko nayigendera. Kamakimbirane yo muri urugo nayo maze kongera ahantu. Kwemeza nk'igishoro ribudika kajya gucaruka Imana yatabara. Ugize ngo buri joro rimwe nzasohoka hanze ngende nogeze. Nzogeza Imana nzogeza Satani. Ariko habaye nk'igipfunsi cyangwa umugeni. Nzogeza Imana kuko Imana ndizeye n'inkatika. Hari igikuta ngo Satani nawe bari kubita ku gikuta kaza noneho n'akantu kavuga ngo Imana yihagarara bwuma ndayizeye cyane. Ubundi kucyabona wagenda gufana imipira n'ibindi bintu utajya waza gufana Imana na Satani ukuntu biba biri gucanga Imana ari nkaratiri gukubita ka Satani. Umunsi umwe nzatanga itangazo bajye baza nijoro baze bafana. Ugize ngo ubu niturwanira bikarinda buke uriya nujya ngo niba yarurwanye ariko ko tuvuga ibintu dusubira ibindi bizi ntonganya z'udaca zanga muri urugo zizashira ryari. Ariko nongera kubona papa kubita mama zamuca nk'uko Imana cyangwa Satani ndayizeye ko Imana nari nkaratiri zanyigisha buriya ninjya kwihana. Kwanza muri bose nta n'umwe nshyigikiye papa mukoraho gato akaba agiye kuryama mu rusengero nk'ubu babona nzatungwa n'indeguye amacupa ndaye mu kabari undi n'indeguye bibiliya ndaye mu rusengero. Abantu babona nzabaho gute kweli ubuse bazahuza ryari? Oh no! Kwambwa we nkanyuko ubyutse wataritse hama byawe urabona yuko iba ari byo bizakugeza ku epfira ni hari ibijumba nta birayi biri ntiwagenda ugakura ikindi ndabiyamye kurya bira bijumba mwabise ugomba kujya ubijyana n'ibishishwa murumva cyangwa ntago byo kwifata mukajya ibijumba mugatonora muba mwangiriza muzi ukuntu byamvuye n'amateke mugende mukuru byo kwirirwa mwishinga bari abaturanyi ngo bari amafiriti namwe mufite aho mukora haraho mufite mukora n'igifundi nakoraga nta kibuza inzara iraza kubica ariko we na nyuko ndaje ndabanywera akantu uyu munsi nta n'umuri bundyamana ntashishi nawe kandi ugiye gufata imico nk'iyanyuka se ubundi ninjye wakubyara komba mbona ntazi ibyo urimo wazikosora ko ari bw'iterambere ryagera mu rugo rwacu n'ayo mafiriti tuvuga tukazayabura ngo nikosora nyoko yanyoroheye ubundi ko nta myenda mugurira biriya byose aba yambaye abikura niba yadukanye ingeso yo kujya mu bagabo ndagukubitana nawe mwese muratorongera muragenda muramvira umvisha nago nazanye umugore w'indaya namuzanye ashaka kuba none yigize indaya murajyana umvisha ariko papa wagiye akakubeshyira mu mara umugabo uramubonana kuba agiye kwa nyogokuru akamuha imyenda akongera akajya mu rusengero akigarukira hano abagabo basahurira nabo mu muyaga kereka nimba abo bagabo hari umwagenti ubamwohereza muri Ugize mvakana amagambo gasigaye kayarusha radiyo ya Sonatec n'iriya radiyo ndaje ndayimenagura ubundi ayo magambo yavugaga yose niwe ugiye kujya uyarepeta wumve ukuntu gasa hagira hamwe ngasigaye ajya kwa nyogokuru niba yaragiye no kunteranya kwa mabukwe ko nagishoboye kumugurira umwenda ari usigaye umwambika bureka ibyo nabyo arabikubitirwa wumvishe ukuri kuraryana ndabona amena umutwe kanigenda umutwe uriya ni umutwe ko wanyaniye ikibindi nanjye narashatse naherekeje abashatse ariko umugore ngomba kumufatira umwanzuro ndaje ndayimunywera uyu munsi araburara inyuma ariko se cyane nacyo ndakirenganya ubundi nyina mubizi ubundi ya mugore tugiye no kuregana yatsinda sindamufatira mu bagabo usibye gusenga munsi ahangarira kandi nabwo genda imirimo yayo itunganyije nanjye nshobora kuba narishyara ariko se asike sengeye sinasenze simbizi ko nasengaga ngo ndare ariko iyi corona nayo ibyo yazanye nayo ndamutse nyifashe nayinywera icyo nayiterura nka depoza we nizo amende ubona amakimbirane yazanye mu miryango ubundi yabyukaga ajya gukora nanjye nkabyuka ngenda njya kwishakira ubufundi bwanjye none turirwana mu rugo nagira ngo ndagenda bakajya mu masengesho bakagaruka turwana ntabwo tuzabivamo ariko nanjye ngomba kwisubiraho ibisi byo ndimo nagarike gusa ubundi uriya mugore namukosoye yazankuriraho
na ba data bakuze bakubita ba mama nawe ngomba kujya mukubita ku buryo azajya ahura n'undi mugabo wo mu gahinga akamutinya akanamugendera kure. Umwanzuro n'uwo ahubwo kanjye kwishakiraho n'inywera kawe. Ndumva no mu gifu bitangiye kumera nabi. Kanjye kwirebera abanywanyi gusa ubundi ugapfukamunwa ko karimo kanigenda intonganya zo muri ubu rugo. High five mada. Uvuze? Yesa shimwe n'abambari be mada. Burya nari mvuze nta kindi mvuze. Uko musore icyo mwita iterambere nibyo bigiye kuzatuma neza n'umuco muwibagirwa. Ubu kunywa ukambwira ibintu nyine ngibyo ntari kumva koko. Ubu urumva ari byo bintu by'iterambere murimo. Harya ngo ni viziyo. Ako ngamwe abantu musenga pe nta kintu muzamenye. Nk'ubu urambitse Bibiliya hasi watumenya ibyo mvuze. Toka satani mu izina rya Yesu. Ugize ngo siko abantu mugiye kuzatuma abantu bareka Imana koko ngo ndambitse Bibiliya hasi mu izina rya Yesu. Akurumva bameri biki gihe ukuntu basigaye batwubahuka. Urumva ukuntu nokesheje nkaho ngende satani. Maze kubona yuko umugabo wawe bari mukuri. Ejo abandi kabona yarakujwigiye. Ibyo se nibyo washakaga kumbwira musore. Urabona ko nkuramo Yesu wanjye ngendana ari cyo kintu cyambere kihutirwa uhagararikiye aha ngaho mbwira icyo umbwira nceho ngende kandi rwose Yesu akugirire neza pe. Yesu akugirire neza kuko nawe ntago ari wowe. Ariko mere nabonye warabyaye jipe ameze nk'amabonsa kirabyibushye wana ni ikiboga uki ubundi kitakurwanya. Noneho umugabo wawe yaje yarunyweye ni umukira aragufata noneho ahita kurangiza nta bintu byinshi. Uzi n'ikindi musore ntagaze mu ijambo ry'Imana no mu masengesho nirirwa nsenga ntago nagushyizeho ngo ujye wirugubera umurinzi umugabo wanjye. Niba yayinyweye nakazi ke Yesu nawe azamugirira neza igihe nikigera azakizwa. Urumva kandi nawe ngiye kugusengera. Ibyo musigaye mwarihenga amaji mwambara amapaketi mukageza hano hansi mu kibuno mufite imvugo zimwe zidasobanutse mukirwamo mwirwa musuzugura abantu ko mwumva mwiboneye. Nawe nzagusengera Yesu azakugirira neza kandi ntago nakwishyizeho umurinzi wo kwirirwa ndebera umugabo. Urumva neza gusa Imana ikurinde kandi Imana ikubabarire pe. N'ubu ngubu kuncumuza rwose mvuye gusenga. Yesu akugirire neza. Ngaho genda Yesu akurwaniye dore ko ari ndonse nk'umwana wawe. Nzaba numva ibyawe aguse kamukire. Nayo nakwishyuye nta kindi umbaza kanigende. Ubundi amafaranga abereyeho tujye tunywa. Areka abagabo benshi gito ariko ubu nkawe bazicira mu kabari umugore abyuka ava gusenga umukunzi ni ako nkawe kweri nzabagira inama ngeze ryari madamu wawe mu rusengero wowe mu kabari abana banyu ubundi babayeho Bagi wawe
iwanjye ubwo se umuntu ashaka ko tuzajya tubafasha tugafata n'umwanya wo gutanga umusaza uzabagurire urabona babiriwe mu muhanda bagenda dore madamu wangu yaramanutse madamu ari aragiye dore ngo yaje gusenga muri iki gitondo nawe uri mu kabari akabari se harihe da agaruze iyo yagiye gusenga bibajyaye kandi ugenda mwiburiza tujya gusenga emuburira ko ntabumva umunsi byanjye nawe turabisubiramo hano agatumye ngo reka njye nawe turagera nayo ko narabibuburira ko nashaka kubyumva. Yesu ashimwe. Ntahabwa icyubahiro niyamamare rwose. Yewe mana yanjye erega nuko bimeze none se kadahinduka ntahinduka iyo nagiye gusenga nyine ngo ngomba ndi mu bagabo yewe nyine urumva nanjye nyine nkoreshwa kare nkamwihangana ndabanza nkasenga nkurukana imyuka mibi nyine none sura mugabo namugenza nte kari umusaraba wanjye nyine nta kundi nuko wikorera kugeza igihe Yesu azagaruka. Oya ntacyo ibijyanye n'imyenda se mama Rama mama Rama n'ubu ngubu hari indi yanguriye ejo bundi ariko nyine urumva niyo nayambaye umugabo avuga yuko iyo yambaye nyine ubwo umugabo avuga ngo kari abandi bagabo ngo bayinguriye njyewe Yesu yambwiye nyine ko azajya aca inzira hirya no hino kugira ngo ko ntazabaho nabi kuko ndi umukozi we nzajya nambara neza nzajya nambika umwana wanjye urumva nyine ntabwo Yesu atangirira oya araturinze nta kibazo pe Yesu araturinze ntacyo tumushinja ibyo yankoreye byose mbihaye agaciro bose nta kibazo ubwo oya ntacyo nawe wazita n'umuye gutanyina rwose mbonye rebeke babishwanyagurije umutima Suzana shame yagiye mu kabari nyine nawe nsanze hano mu rugo nsanze hano mu rugo nyine faniyo telefone. Oh no! Ubwo ngo nzagufata n'iforeke zawe sha. Reka nzereke. Ujya kumfatanya na nyoko sha. What? Mwafatanya na nyoko. Reka nzereke. Reka wasubura kasiwe. Reka nyoko mbereke. Bereke sha. Bureka